iga gufata umwana neza urebe ko umwana atazakugarukira. Kagaruka ujyiwaho. Ne kagaruka ujya mwirimba wankikiraho. Karimbane n'abapfumu. Gapfuburane nabo. Gapfupfuka ugapfana inzaraho. Nawe gapfana imbeho sha. Gashahurwa ugaterwa igishahuro mu maso. Gasoma n'impyisi wagisoma. Kambara inkweto zisumba no ugaterwa umusumari mu zuru. Kazura umupfa gusubiza ikuzimu. Uko byatangiye. Akomese weruka kuvugisha mama. Kumuvugisha gute se? Kumuhamagara kuri phone ukamenya amakuru ye. Ariko icyambere nuko akiriho. Yamaye nka data. Iyo nka wayizanye tukayirya se uhitunzemo iki? Oya gabanya ubugoryi ubwo mama azi ko yabyaye. Kubera hashize igihe kingana gute uvuye mu cyaro? Ubusese nk'imyaka nk'itatu cyangwa 5. Muri myaka yose se wasuyemo mama inshuro zingahe? Igihe ingurube yanjye yapfaga nahise musura. Amba nabivuga se. Ariko siko mbona wigize maneko we mama uri mu cyaro uheruka kumusura ryari? Ejo ni kuri 17 nawe ndiyo pe. Ndebireye ariko ubona ntakuzi neza. Erega sindi nkaho ukiruka ibagirwa kwivuka. Dore kandi drip up uratangire na none. Oya mese wenda bizi kuri kuraryana. None suko kuri hari wakugusabye. Genza make sha. Ubwo ko umuntu wagutwisa amezi 9 akakwirira amashuri wagira ngo urakuze ukagenda ukigarambira. Ariko drip up. Ariko se mese we uri hene uri ukwavu uri ingurube. Acyakoze uri imbwa gusa. Kandi drip turarwana. Icyo uzi no kwirirwa urwana gukatirwa n'abakobwa gusa. Gakobwa ho guko. Niko se wo gatabwa mu ruzi we ujyanga ibyo wangoye kuri Kate ya Simbizi. Ariko ubundi niho wigize imbwa kuri Kate. Hako nigirirwa gute kandi wari amaye pass kwa yisubiza. Nose nayo kwisubiza gute nimba Kate yabyakurane kumuteta nayo kura kwisubiza we mutuma gutereta ukagera ukiteretera umva ibintu byari guhura. Ndamutwara gute umwana yaraje arambwira ngo byanananye kuvugana nawe arangarukira. Arakugarukira kandi wari uzi ko dukundana. Kuba nari mbizi ko aramufashe nawe naramufashe. Uri Yuda nyine. Ntabwo ndi Yuda. Je nawe ndi Yuda. Wenda gutuma gutereta ukagera ukiteretera. Ese urumva ukasiga ngo Kate yango nukatirwa n'abakobwa. None se nje nawe ninde wahaye undi pass? Njewe ndagusabye pass. Ndayigu. Urayisubiza. None se bite gute umwana yakunaniye nkarinda wo mwisubiza. Nyine ikihubwo irari ryawe kuki ufite undi ukashaka no kugereka aho wanje. Nibyo umbwira iga gufata umwana neza urebe ko umwana atazakugarukira. Kagaruka ujyiwaho. Ne kagaruka ujya mwirimba wankikiraho. Karimbane n'abapfumu. Gapfuburane nabo. Gapfupfuka ugapfana inzaraho. Nawe gapfana imbeho sha. Gashahurwa ugaterwa igishahuro mu maso. Gasoma n'impyisi wagisoma. Kambara inkweto zisumba no ugaterwa umusumari mu zuru. Kazura umupfa gusubiza ikuzimu. Mane reka ibi bintu tubireke kuko ni iby'abana. None se mese ko mfite akazo k'icyatano wambara ukakinguriza. Nukuri ko Imana mane mfite ubukene bukabije. Ibaze ko ubundi randiro dansoye mu nzu. Mane mfite ubukene yabaranyirukanye mu nzu hose abantu bari kunyirukankaho. Mfite ideni rya mwisilamu mane mfite ubukene bwa danje ahubwo nawe babare wanguriza. Kuko mfite ubukene bwa danje nta mafaranga ari gukoraho ku kazi byabaye ibisazi batwambaye ukwezi kose. Nukuri ko Imana mane nta mafaranga na make mfite ngicyatano mane. Randiro dejubundi yenda kusura mu nzu bampaye prive ku kazi ntibakiduhemba mane ibintu byabaye ibisazi. Ibaze ko Cosmos muherimo amafaranga bicyatano nawe kwa kanjogera mfite 5 kuri botike kwa kazungu wendi kumunyiraho namwihishe ndi kugenda nambaye ingofero mu muhanda wose man nta mafaranga na make mfite man. Allo sheri. Ufite akabazo kihutirwa. 15,000 reka nzenya gushyiraho narebe. Mbwira code yaho hantu. Yohereze muri message. God have mercy upon us. Manu kuko Imana nta mafaranga mfite pe. Nabibonye icyo ufite n'irari.